Umunsi umwe nk'iyindi minsi yose isanzwe uzaba bwakeye nk'uko indi minsi yose ica, nibwo hazumvikana umushitsi mwinshi, amajwi yo guhorera kw'amazi ndetse n'inkuba nyinshi zikubita, nibwo hazumvikana ijwi ry'impanda, impanda zizavugira mu bicu, nibwo hazagaragara umucunguzi w'abantu wacunguye isi, Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, nibwo azagaragara mu bicu ashagawe n'abamarayika, ashagawe n'ingabo nyinshi, ndetse azamanukana n'ingabo nyinshi. Ese icyo gihe abazaba bizeye Kristo bazaba bakiriho bazamwibonera n'amaso yabo, abazaba bari mu bihugu bitandukanye bazamubona, abazaba bari muri Amerika bazamubona, abazaba bari mu Buyapani bazamubona, abazaba bari mu Bushinwa bazamubona, Aziya yose bazamubona, Afurika bazamubona, ku mugabane w'Uburayi bazamubona, urabona ko Abanyafurika nabo bazamubona. Azaba ashagawe n'ingabo nyinshi zidafite umubare, batembera mu bicu. Buri wese wakoze neza azabasha kubona uwo munsi, ndetse n'uwakoze nabi uwo munsi azawubona, kuko buri wese Bibiri tubwira ngo azagororerwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Uwakoze neza n'uwakoze nabi bose bazahembwa, ahubwo ibihembo uzabona ibyo bizaba bitandukanye. Murabona abazaba bari mu mpande zose mu mirimo yabo, amaze ibituro by'abera, ibituro by'abatarakoze neza, hanyuma byose bizaturagurika. Ntabwo hazaturagurika ibituro by'abera gusa ngo ibindi bisigare, kubera ko Bibiri iratubwira ngo hari abazazukira gukorwa n'isoni, abandi bazukire ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo abantu bose bapfuye bazazuka, ahubwo imirimo izabaherekeza niyo izatandukanya aho bagomba kuja ahakwiriye. Uko mubireba ku mashusho, abapfuye bose imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza bazazuka. Umuntu azasubirana umubiri wiwe kugira ngo aje gupimirwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abapfuye bose baba barapfiriye mu gihugu runaka, uko wapfuye niko uzazuka. Maze hazerekanwa intebe y'Imana. Intebe ifite umuco mwinshi, mu gihe twese ibitabo ngo bizabumburwa, ibitabo bimenyesha ikibi n'iciza uwo munsi bizabumburwa. Amahanga yose, abakoze neza n'abatarakoze neza, bose bazabateraniye imbere y'Umwami Imana. Hanyuma buri wese apimirwe imirimo yiwe. Ese tuzapimirwa imirimo gute? Reka mukurikirane uko tuzapimirwa imirimo, hanyuma abakoze neza n'abakoze nabi Umwami Yesu azaza yicare ku ntebe y'ubwami, intebe idasanzwe. Abenshi bibaza uburyo ki tuzapimirwa imirimo. Murabona ko afite na za nkovu mu biganza by'imisumari yatewe hano muri iyi si, azira ibyaha byacu, apfira umunyabyaha. Bazahamagara buri zina na nyiraryo, ntawe uzitaba mu izina ry'undi, hanyuma igitabo ciwe kibumburwe. Ni ukuvuga ngo uwakoze nabi wese ibyiwe bizaba bigaragara, kubera ko nta kizaba cihishe. Hazaba hari ekara nini cyane yerekana ibyo wakoze byose, maze runaka n'ibyo wakoze byose wageze unywa
unywa ibisindisha rwihishwa, wageza ukora ibyaha bitandukanye, ibyo wakoreye ku mugaragaro n'ibyo utakoreye ku mugaragaro zose bizagaragara. Ico gihe nta kizaba cihishe gihari, kuko ekara izaba yerekana ibyo dukora byose. Ni ukuvuga ngo buri wese azapimirwa imirimo yiwe. Abumbuwe ibitabo, ntawe uzabeshera undi, kubera ko ibyo bizaba bigaragara, ibyo yakoreye mu rwihisho n'ibyo atakoreye mu rwihisho: ubugome, kurya ruswa, ukwicana, ugutukana, ibyaha bitandukanye bizagaragazwa ico gihe. Ababonye imirimo biciye muri za ruswa, abo uwo munsi nta kwihisha. Umuntu wese ni abasenze ibigirwamana, umuntu wese n'ibyo yakoze, azaba hacanwe umuriro ugurumana utazima w'igihe cyose, w'iteka ryose. Abo ni abajugunywe mu muriro, abo bose ubona ibara ryirabura bari kumanuka, bari gusha, kandi uwo muriro ni ugusha iteka ryose. Urabona ko ari ukubabara gusa iteka ryose, nta gushira, ni ukumva. Abanyabyaha niko bizagenda. Umuntu wese wakoreye umwijima, wagendeye mu nzira zidasobanutse, wese naho ngaho niho azarozwa. Maze nyuma y'ubwo ngubwo hagaragara ibindi bitabo bizabumburwa by'abantu bakoze neza, wakoze neza. Maze abenshi bazahindurirwa imibiri, abasenze ubudasiba, abakurikije amategeko y'Imana uko ameze. Ndetse uwo munsi abahoraga basenga, abigishaga ijambo ry'Imana, abo bazahindurirwa umubiri, bambikwe uwundi mubiri musha, ndetse umubiri udasaza, umubiri utabora, umubiri basubire bambara ubwiza bw'Imana. Umwami Yesu, umwami w'abami, azaba anejejwe n'abo bamaze kugerayo. Waba waragize neza, warafashije abantu imirimo myinshi itandukanye, wasengeye abantu, waba warakoze ibikorwa mu itorero bitandukanye, Yesu Kristo azanezezwa n'abazaba baragize neza. Wagaburiye abarwayi, wafashije abarushe, maze abahoze mu minsi yabo yose yo kubaho kwabo mu marira, ariko bakiranukiye Imana, bazahozwa amarira yabo. Abumvishije ijambo ry'Imana bakitondera amategeko y'Imana, abo bose bazazamurwa. Abo bose bazazamurwa bakoze neza. Amazina yawe azaba ari amazina yawe, ntabwo mu bitabo by'ubugingo bazitiranya umuturanyi ndetse nawe. Izina ryawe niryo bazaguhamagaramo, kandi ni naryo uzitabamo. Uwakoze neza wese azamurwe, maze yerekezwe ahabugenewe, aho tuzaba iteka ryose, turi mu byishimo, aho tuzaba turi mu munezero. Indirimbo n'imwe izaririmbwa, tuzaririmbana n'abamarayika, tuzaririmba tunesheje iyi si y'ibibazo. Tuzaririmba indirimbo imwe gusa, dusingiza Imana, turamya Imana, ati Data urera, urera, urera. Maze bya bindi umwanditsi Pawulo yavuze ngo ibyo amaso yacu atarabona, ibyo amatwi yacu atarumva, ibyo tutaratekereza mu ntekerezo zacu,
ibyo nibyo Uwiteka abikiye abamukunda. Ni ukuvuga ngo bino tubasha kubirebesha amaso, ariko ibyo tutarabona nibyo tuzabona, kuko ijambo ry'Imana riratubwira Yesu Kristo asize abigishwa yarababwiye ngo ngiye kubategurira aho muzaba, aho nzaba namwe niho muzaba. Kwa data hariyo amazu meza kandi menshi, ayo mazu niyo muzabamo. Rero izi ni imfashanyigisho, iyi ni imfashanyigisho iratwereka mu bwami bw'Imana uko hazaba hameze, ariko mu by'ukuri ibi nibyo tubasha kurebesha amaso yacu. Tuzi neza ko ibyo duhishiwe bizaba ari byiza cyane kurusha ibi ngibi. Murabona ko iminsi yose izaba isigaye ari iy'umunezero gusa, nta kwiganyira, nta gutekereza ku by'ejo ngo ese tuzarya iki. Uko paradizo Imana yaremye bwa mbere, urabona ko abana bazaba bari kumwe n'inyamaswa z'inkazi zitabasha kubarya bakina. Ibyo byose ni imfashanyigisho, ariko icyo tuzi neza ni uko Yesu Kristo namara kwerekanwa uko azasa, ubwiza bwiwe natwe nibwo tuzaba dufite. Ibyahishuriwe Yohana ibice 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, aravuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itariho. Umurongo wa 2 akavuga ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu nsha rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe kuko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Byahishuwe kandi ibice 22 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15, hakavuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Kuri 13 hakavuga ngo ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Kuri 14 hakavuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Kuri 15 hakavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Yewe mukristo ufashe urugendo, ugomba kumenya ko ufashe igihe mu ntambara, ariko nyuma y'ibi bibazo byose tukazabona umwami Imana, aho tuzaruhuka imiruho n'imihate n'ibigeragezo byo muri iyi si. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Amen.